ashyitse n'ayatari kibemeje yageze niyi baraje niyi barahashyitse niyi baraje niyi baraberewe mama waraberewe shenge. Ibihe byiza kuri mwese mukomeje kutwereka ko mudukunze kuri Bosco Inside TV. Nimwakoze subscribe n'abatayikora mujye mukandeho muduhe like, share na comment kuko ibiganiro tubagezaho ibiganiro bisesenguye kandi ibiganiro byubaka buri munyarwanda uwo ari wese ari uri mu Rwanda ari uri hanze yarwo. Hari benshi mukomeje kutwereka ko mudukunze tubahaye ikaze. Rero uyu munsi nkuko mwagiye mwitwandikira muri comment twatumiye umutumirwa n'umuhanzi n'umunyamakuru ni byose muri make ni all in one. Ikatangire atwibwira. Amazina yanjye niswe n'ababyeyi ni Igabe Jean de Dieu, iry'ubuhanzi Jado Inganzo, iry'ubunyamakuru ni Igabe John, iryo banziho. Murakoze cyane Jado. Akeshi abantu benshi bagiye bakumbwira bakumenye mu bintu bijyanye n'indirimbo gakondo indirimbo za Kinyarwanda, indirimbo gakondo, bansabye ko nakuzana. Ubundi indirimbo gakondo koko ni ibintu byawe? Ego, indirimbo gakondo natangiye nkunda baraba Masamba. Ego, niwe bantu nakundaga cyane, nkakunda indirimbo zabo n'abanatashye ubukwe. Nakumva indirimbo zabo nkumva zinkoza ahantu nkahora nifuza ati icyama nkazahura na Masamba. Ubwo nubwo buryo nakunzemo indirimbo z'umuco gakondo hamwe na Basisire Kayirebwa. Ndibuka umunsi umwe nagize amahirwe ari mu kurarinda akora amarushanwa nyakwigendera Aremuko akora amarushanwa yo kuzenguruka igihugu ashakamo nyine abafite impano. Ubwo rero igeze mu karere ka Nyagatare ari naho mvuka, niho mvuka buriya nyirizina ndani. Ubwo ayo marushanwa ndayumva uko nifuzaga kuba nazagera ku nzozi zanjye zo kuririmba. Ego, ubwo rero ahageze mu marushanwa araba, icyo gihe na kompese nakoresheje indirimbo nise Bibiliya. Indirimbo nise Bibiliya niyo yampaye no gutsinda. Ni indirimbo ya gospel cyangwa indirimbo ya gospel ariko iri mu butumwa. Nayo nayikoze, audio yayo iri hanze, iri kuri channel, ndetse ko ndimo gutegura kuyikorera video nubwo nyine ibintu biba bitameze neza. Iyo uvuze indirimbo Bibiliya abantu shaka kugira ngo bakagira amatsiko, iyo ndirimbo ziti waduhaga freestyle tukumva ko indirimbo nziza imeze neza, ari nayo na performance iranatsinda, nzamuka nduwa mbere mu karere ka Nyagatare. Icyo gihe nazamutse Aremuko anyita Bibiliya uri hehe nkitaba. Indirimbo nziza rero buri munyarwanda twumve uko imeze. Murasoma Bibiliya mukayirangiza kuyikurikiza bikabananira. Murasoma Bibiliya mukayirangiza kuyikurikiza bikabagora. Urasoma Bibiliya ukayirangiza ibyo usomyemo cyane kandi ukabicengerwa. Waba uri hanze bakakwita umutagatifu, wakera mu rugo bigahinduka umugore yavuga utumva inkoni, umwana yavuga uticeceka. Ese mugenzi wanjye iby'ubu ukora ni ibiki? Wakwisubiyeho kubukiristo nk'ubw'Imana itabushaka. Ego, watumye ntwarwa n'abadukurikiye muri comment bazabitubwira. Wavuze ko wakuze wifuza kubana na Masamba ndetse ukunda Kayirebwa Cecile. Arakarimbo kabo wabuze gato kuri ubuti kabisa. Buriya iyo ukunda umuntu akeshi ugerageza kumwigana ibyo akora ibyo byose. Akarimbo ka Masamba wenda wabuzi nubwo nabakunze nkunda ibikorwa byabo, ariko sinigeze ikintu cyo kuvuga ngo nasubiramo indirimbo y'umuntu sikizigeze kimbamo. Ahubwo nakuze numva yuko ngewe ubwanjye
ibihangano byanjye ari byo nazakuriyemo nazamukiramo. njye nabakundaga mvuga ati Imana ishobojwe natera ikirenge mu cyabo, nanjye nakora bya bihangano ku buryo na wa mwana azavuka avuga Jado Inganzo, abakobwa b'iwacu Jado Inganzo, ko hari indirimbo mfite nakoze nise abakobwa b'iwacu nkunda kuririmba mu bukwe. Iyo ndirimbo ni nayo akenshi abantu bagiye bambwira yatumye nanagutumira uyu munsi. Iyo ndirimbo waturirimbiraho gato atari kuzibona ku YouTube ahantu hatandukanye. Yego, iyo ndirimbo n'abantu benshi bikunda kubacanga, yumva z'abakobwa b'iwacu bahita bumva iriya ndirimbo ya kera ngo abakobwa b'iwacu ni beza cyane, n'abantu bose bahita bumva. Nayo nikora n'igitego niyo ngiyo. Yego, niyo bahita bumva. Ariko na abakobwa b'iwacu ngewe nakoze nafashe abakobwa nshyiramo n'abahungu. Abakobwa barabyina neza tukaberwa, n'abahungu barabyina neza tukaberwa. Mbikoramo nyine cyagihangano ku buryo buri muntu wese nyine azumva buri ngeri zose kandi akumvamo umuco wa kera n'ubu ngubu. Iyo uvuze abakobwa b'iwacu umuntu ashobora guhita avuga ati ubwo ndirimbo si abakobwa gusa, kandi tubwiye ko ari abakobwa baririmbamo n'abahungu bakaririmbamo. Kutahise abakobwa n'abahungu b'iwacu ukahita abakobwa b'iwacu gusa? Ni abakobwa n'abahungu. Kandi aririmbireho gatoya kugira ngo babashe kumva iyo abakobwa b'iwacu bagiye no kuyireba kuri YouTube, aho iri kuri Jado Inganzo TV show. Abakobwa b'iwacu baraberewe, n'abasore b'iwacu baraberewe, barabyina neza tukizihirwa, baratega neza nk'inyambo. Umunyarwandakazi wa kera yarambaraga akambara kera ku birenge akizihirwa, yashyira umwitero akanezerwa, akamera nk'inyamibwa iserukiye abandi. None abakobwa b'ubu ntibabikozwa, bariganiye amahanga badashoboye, mwagarutse ku muco gakondo w'iwacu mukareba akamahanga hatawigana. Abakobwa b'iwacu baraberewe, n'abasore b'iwacu baraberewe, barabyina neza tukizihirwa, baratega neza nk'inyambo. Ego, watumye ntwarwa gusa mvuye bugumaguma. Nubwo buryo nabiririmbyemo kugira ngo nyine buri muntu wese umuco wa kera wari mwiza. Impamvu navuze ngo umuco wa kera ni mwiza, nyine dukora uko dushoboye tugarure nyine umuco wa kera, nuko muri iki gihe umuco usa nkaho watakaye. Yego, rero mu myandikire yanjye nashatse kugira ngo tugaruke ku isoko y'umuco wacu, kuko muri iki gihe urareba ugasanga ikijyanye n'umuco nyarwanda kiri hasi pe, kiri hasi. Rero niyo mpamvu nakoze iyi ndirimbo kugira ngo izabashe nyine gukebura benshi. Hari igihe ncano abakobwa bakenda kuntera amabuye ngo ndavuga ngo bambara ngo ubusa, bambara za mini za mukondo waza. Ntago mbanga, ndabakunda pe, ndabakunda, ariko nyine turi abahanzi, turi abanditsi, kandi turi inyenyeri ya benshi. Hari umuhanzi ahiga ibyo abona yashatse gukebura muri sosiyete, kandi nicyo na Minisiteri y'u Rwanda yacu y'umuco na siporo isaba. Ni nayo mpamvu yimakaje umuco gakondo, ishaka kugira ngo umuco gakondo nyarwanda wongere ugaruke, nyine usugire usagambe. Uko ngewe njya nkunda kureba imico y'ahandi, cyane cyane nk'Abahinde. Abahinde bagira umuco wabo wihariye, ari imiririmbire, ari imyambarire, urumva, ari amavideo y'indirimbo zabo, aba ari umuco wabo wihariye. Ndabona ni gute twebwe tutagira iki, tutagarura umuco wacu.
niba ari imibyinire gusa we tukizihirwa no kubona umunyamahanga akamenya kugera kubyina ikinyarwanda agatamba igishakamba ikinimba akamenya kubyina ikinimba akumva yizewe no kukibyina ndetse n'umudiho no gucurugara nyine akumva biramuryoheye kuriya akanabyigana ati cyane. nibyo nashatse rero kugera gukomozaho kugira ngo nkora iriya ndirimbo irimo byose kugira ngo abantu nyine bongere bagaruke mu muco wacu ntucike kandi uba ugomba kuramba kandi ugashikama. niyo mpamvu rero nakoze iriya ndirimbo mbwira ko hari n'indi ndirimbo nshaka kuzakora nise Komera Rwanda ku muco. Komera Rwanda ku muco iriya yitwa Abakobwa b'iwacu, indi yitwa Komera Rwanda ku muco. ariko ntabwo urayikora? Ntabwo ndayikora, iranditse, ndimo gutegura kuzayisohora, ariko njyewe ntacyo nahesha abanyarwanda, ntacyo nahesha abantu banjye. Nabaririmbiraho gato noneho bakumva nyine bya bihangano byanjye ahubwo utagize byinshi twanzike twumva ko bambwiye ko kera bategaga ibisage, bambwira ko kera basokozaga amaso, bambwira ko kera bambara k'izo mwenda bikaba umuco w'u Rwanda ubiziye. ako ni agace gato gatangira ndabimbuza abantu ego bafureka avuga ngo komera Rwanda we, komera Rwanda, komera ku muco uwahawe na Nyagasani, komera Rwanda we, komera Rwanda, komera ku muco uwahawe na Nyagasani, maze abanyamahanga bazinduke baza gusura barangamira ibyiza bigutatse, maze abanyamahanga bazinduke baza kureba bashimije iterambere rigezweho. indirimbo nziza cyane rwose, abo gira isore vuba bishyire hanze. niyo ndimo kubategurira nayinonosora neza kugira ngo nyine abantu tugumye tugarure uwo muco wacu, nyine abantu bumve umuco. ariko wakureba igihagararo, imyaka nuko ungana, yakwibaza impamvu wibanda ku muco cyane utari indirimbo z'ubu ngubu za R&B, za hip hop n'izindi zose. ni ikihe kintu cyagutse umutima kikumva ko wakwirundumurira cyangwa se wakwimarira mu ndirimbo za gakondo cyane? gusa indirimbo za gakondo si gakondo nirunduriramo cyane kuko ngira style nyinshi, ndirimba mu muco ariko nkanakora na gospel, urumva, nkanakora n'indirimbo zo kwibuka kandi nziririmba mu buryo bugiye butandukanye. mu muco ndirimba indirimbo z'ubukwe, sura abageni, urumva naho ndabaririmbira. umuntu rwose ahantu habaye umugeni uragenda ukamusora, ndabaririmbira, urumva. sinatumurenga aho ngaho, utarenga aho ngaho turi nk'akarimbo gato ko gusora umugeni. Ego. ngwino mama, ngwino shenge, ngwino iwacu baragushaka, ngwino mama, ngwino shenge, ngwino iwacu baragukeneye, ikaze neza mu rwawe mama, ikaze neza mu rwawe shenge, ikaze neza wowe uhika abandi, ikaze neza ubarutsa bose. byiza cyane, byiza cyane. ubu kugeza kuri isaha ufite indirimbo zingahe wamaze gukorera audio? audio mfite indirimbo zigera muri 6. harimo Bibiliya, harimo Bibiliya, harimo iza gakondo 3, urumva, nizo kwibuka 3 ahubwo zirarenga. mva indirimbo zirenga, ariko nta ndirimbo urakora amashusho ufite? iyo nakoreye amashusho ni y'Abakobwa b'iwacu, ari nayo iri kuri YouTube, ariko ntaratwara ku mateleviziyo
nyine mu kubitegura ko izindi ni amawudiyo mbwira ko umuntu wumva ko yanshoramo amafaranga ndahari wowe ku isoko nta kandi mfite ubushobozi bari kutwumva barabikora abareba ibiganiro byacu n'abantu bagira umutima bagira ubumuntu kandi baranafasha mfite ubushobozi bwo kuba nakora cya gihangano kirimo nyine ubuhanga n'ubwenge kandi cyubaka sosiyete nyarwanda, igihangano kidasaza. Warumbarije ngo impamvu nirunduriye mu muco gakondo cyane, njyewe ari nayo mpamvu nakubwiye dutangira ko nakunze ba Masamba. Indirimbo y'umuco ntabwo isaza, niya ndirimbo ushobora kumva ubu no mu myaka 50 izaza. Twita indirimbo y'ibihe byose, y'ibihe byose. Indirimbo nkora ya ndirimbo izisubiramo. Niyo ari indirimbo yo kwibuka nkora ya ndirimbo izisubiramo, izahora yibuka ibihe byose cyane. Hari indirimbo mfite yo kwibuka abantu benshi bakunda kubona cyane batazi ko ari yanjye, inyura ku mateleviziyo 8 mu gihugu. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu tugiranye, ni ikihe kintu wasaba urubyiruko rw'iyi minsi udashaka gusubira ku muco, ugasanga barashaka kujya ku by'ubu ngubu gusa, wavuga iby'imico bati ibyo ni nekarekane warashaje n'iby'abasokuru? Ikintu nabwira urubyiruko akenshi na kenshi rurangiza amasogonderi cyangwa amakaminuza, cyane cyane bishimira no kujyana n'ibigezweho, imico y'ahandi yo hanze. Ugasanga umwana abonye nk'umusitari w'umunyamerika atangiye kwambara uko yambaye, yapokese, aratambuka mu muhanda, kandi si wo muco wacu. Ugasanga umukobwa yambaye cyane igaragaza uko ateye, ubwambure, biriya ntabwo ari wo muco wacu. Umuzungu we abyambara bitewe n'impamvu abyambariye. Urumva hari ukuntu nyine abakobwa b'abanyarwandakazi bajya bisiga biriya amaruzarevure y'imituku, mu bazungu babyisiga ariko bari muri cya gihe cy'imihango, kugira ngo nyine mugenzi we amenye ko uriya muntu ari mu mihango. Noneho twebwe abanyarwanda cyangwa abanyafurika tukabona nyine ni akantu keza, ni akadizayini keza, ariko umuzungu yakubonye uri umunyafurika uwo nyine ubishyizeho araguseka cyane, abasuriya muntu abyisize kubw'iyo mpamvu. Rero dukunda iby'iwacu, tugire na terere yacu, umwimerere, kandi turi beza pe. Uruhu rwacu, umwihariko wacu, uruhu rwacu ni rwiza, twikwitukuza, kuko umuzungu aba yifuza kuba yaba umwirabura, kuko uruhu rwacu ntiwaruhindura. Umuzungu ntashobora kugera kwihindura igikara ngo bikunde. Oya, dukunda iby'iwacu, dukunda umuco wacu. Tugana ku musozo rero, waduhaga freestyle ku yindi ndirimbo cyane cyane gakondo, numvisha ariyo ego. Iyi ndirimbo nabaririmbiraho nayise Isaha. Ashyitse n'ayatariki bemeje yageze, niyibaraje, barahashyitse, baraje, baraberewe mama, baraberewe shenge, wiboneye gukunda mama, umuhawe n'Imana mama, uzamufate neza mama, ubureba n'abanyu, wamenye gutanga mama, umenye no kubana mama, nibyo biranga umwari w'umutima. Jado, turagushimiye kandi wakoze cyane. Dukomeza kurera mukore subscribe, share, comment kuri Bosco Insight TV, ndetse wabutse channel yawe Jado Inganzo TV. Mfiteho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, indirimbo hamwe n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Murakoze kandi nishimiye kubana
namwe ibihe byose. Kandi n'abazagukenera mu bukwe urahari nta kibazo. Ndahari rwose. Turagushimiye cyane. Yego.